Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye kuba tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe utsira ikintu ubusabwa ni gukosora ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa, ukabonera ku gihe ano masomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukabonera ku gihe kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kuza mu kizami. Rero kugira ngo ibyo byose ujye tubibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, ikintu cyose kijya kuri YouTube channel yanyu aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Rero kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu ubusabwa ni kimwe, uduha amasaha ubonekaho ku munsi bitewe n'akazi ukora. Kambwira ati wenda mboneka saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 ibyo byose tubibafashemo. Ndizera ko amaze gufata agapapuro, rero ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa iki gitondo. Ikibazo cya mbere kibazo ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gifite ishusho imeze ite? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Namaze kuhakora iyo video iteguye neza, icyapa, ubusobanuro bw'icyapa ndetse n'ibibazo bagenda babaza bakunda kubaza. So kuri YouTube channel uyirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Icyapa gisobanura iki? Murabizi ikibazo cyose baba baduhaye ibisubizo 4, ugahitamo icyo ukuri kimwe ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo iteme ridahoraho, mbega ngo umuhanda utaringaniye, se ngo umuhanda winjira mu kuzimu, deka ngo ubutaka bworoshye. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ari wari kugira mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda utaringaniye busanga kino cyapa bagishyiraho ugiye kugera ahantu hari umuhanda urimo utuntu tw'utunogo cyangwa tw'utununga, kugira ngo bakubwire ko umuhanda ugiye kwinjiramo utaringaniye, umenye ingamba urafata kugira ngo wirinde ibyago. Ariko mbibutsa ko kode zikoneka waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 mufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora, uduha amasaha akunogeye ubonekaho ku munsi yagize turaboneka twakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire kuri 078 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Murabizi gahunda yacu no kugira ngo ujye mu kizamu ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira itara ry'ubururu imyasa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Se ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Ndeka kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ikintu bashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri, B iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na C iraba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Rero nakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri.
ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Bino binyabiziga biba bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni se. Aba ari ibinyabiziga ndakumirwa. Ndizera ko wari wamaze guhitamo se. Ndizera ko uramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Wagikosora ugasanga mu kizami ukoze ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora. Rero kugira ngo ujye uhita ubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa, w'ikintu ubusabwa ntabwo kigoye, ni ukujya aho hantu hasi handitse subscribe hasa umukara ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Ndakeka ko bino binyabiziga ndakumirwa mujya mubona bifite rino tara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose, urugero nka za ambulance, ndakeka ko mujya muribona ho. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya gatatu. Kirabaza ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200 kubera iki? Ni nk'igihe cy'imvura, hari nk'ibihu, ntabwo umuyobozi ari kureba muri metero 200. Cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa se n'igihe cya nijoro ntabwo biri gushobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kuba yareba muri metero 200. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa kugira ngo abibonere kure ko bimubereye imbogamizi, amenye ingamba, amenye icyo gukora. Hano rero biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Bari batubwiye ko bigaragazwa n'amatara abiri atukura, ariko hari ibipimo biba bitagomba kurenza. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Araba ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, mbega ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Sega ngo uburebure ntarengwa ni burenga metero 8. Deka ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, n'uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Hano iyo uhisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo uhisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Kubera iki? Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi araba ari ibisubizo by'ukuri, kuko A iba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cya nyacyo. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya kane. Kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare aragomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Ese amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Araba ngo ya metero 50 nibura, mbega ngo ya metero 100, sega ngo metero 150, deka ngo metero 200 nibura. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo nikiza mu kizami urakora mu kanya uhita ugikora, nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Ano matara ndangaburumbarare aragomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 200 nibura. Ndizera ko amaze guhitamo D, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Ndizera ko n'ikiyamoka kije mu kizami urakora urahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kugira ngo ujye uhita ubona kino kizami kiba kimaze gukorwa, jya aho hantu hasi handitse subscribe hasa umukara uhakande. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha ujya urahita ukibonera ku gihe mba nabashyiriyeho.
Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombejeho ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kigenewe ibihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, mbega ngo guhagararwamo umwanya munini gusa, se ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndizera ko amaze guhitamo rero se, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo itegereze neza, kirabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Ndakeka ko ino video mwarayibonye, namaze kuyibakorera y'ibyapa by'inyongera. Utari wayibona usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba kugira ngo ibibazo byerekeye kwa bino byapa by'inyongera byere kujya bikugora. Ariko uri gukosora kino kizamuka ubona hari ikindi kintu kiri kukugora, ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkagiteguraho isomo nkari guhera kugiye wagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko birashoboka ko waba ufite igihe gitoya utategereza iryo somo, uhita unyandikira kuri WhatsApp nkaba nagira ikintu nkuha cyagufasha kuba wakwitegura ikizami cyawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Araba ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Murabizi kiriya cyapa kirangwa no kuba gifite ishusho y'urukiramende, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko mwa bino bisubizo bine baduhaye ntabwo bavuze iby'imizenguruko, ntabwo bavuze iby'ibirango, ahubwo turavuga ubonye ko nubwo batavuze ko ibyo ku kirango cyangwa ku muzenguruko, ariko n'ubundi icyo cyapa kiba gifite ishusho y'urukiramende rufite ubuso bwera cyangwa bw'umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo B. Ntabwo ari ngombwa ngo byose babishyireho ngo ni ishusho y'urukiramende, ngo umuzenguruko w'ubururu, ngo ubuso bwera, ngo n'ibirango by'umukara. No kuba bavuga ngo urukiramende rufite ubuso bwera, uhita wumva ko n'ubundi iyo kondisiyo bashyizeho ibi byapa by'inyongera biyifite, ugahita uhitamo B. Ndizera ko wari wamaze guhitamo rero B, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu iyihe ntera? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo metero 100, mbega ngo metero 50, sega ngo metero 40, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, nibura mu ntera ya metero 40. Ndizera ko wamaze guhitamo rero C, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, ndizera ko kiramutse kije wahita ugikora. Ikibazo cya 8 kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, niyo mpamvu ari ingenzi ko wajya kureba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo isangano rifite ishusho ya T, mbega ngo inzira idakomeza, seka ngo aho batelefonera, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo.
ubwo a ikaba atari igisoro cy'ukuri, b ikaba atari igisoro cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisoro cy'ukuri. Nicyo biba bashatse kuvuga hano kuri d. ese hano urabona igisoro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisoro cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa gisobanura ari igisoro cy'ukuri nta kindi ni b. Inzira idakomeza cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza. Kubera iki? Kubera ko birashoboka ko waba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona hari undi muhanda cyangwa hari indi nzira ishamikiye ku muhanda uriho, ukaba wakeka ko ari inzira y'ubusamo. Rero iyo hateyeho kino cyapa bari kukubwira ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, kugira ngo utagira imbere ukabura inzira, bikaba ngombwa ko ugaruka. Murabizi no byapa n'ibindi bimenyetso byose bishyirwa mu muhanda kugira ngo bifashe umuyobozi, bimworohereze n'abandi bose bari gukoresha inzira nyabagendwa. Kino kibazo rero bajya bakibaza no mu buryo bw'amagambo, bakakubwira ngo bakavuga ngo icyapa kivuga ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara asate. Ituvuga ko rero kino cyapa gifite ibirango by'amabara umutuku n'umweru. Ndizera ko guhitamo rero b. Ndizera ko kuyandika ku papuro. Ndizera ko baramutse bakibajije mu magambo nabwo wahita ugikora, ariko nkushishikariza kujya kureba iriya video kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa ute? Araba ngo n'umweru, bega ngo n'umutuku, seka ngo n'umwe, araba ngo n'umuhondo, bega ngo n'umutuku, seka ngo n'umweru, deka na igisoro cy'ukuri kirimo. Ese utugarurarumuri turi ku mpande cyangwa turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Araba ngo n'umuhondo, bega ngo n'umutuku, seka ngo n'umweru, deka na igisoro cy'ukuri kirimo. Hano bavuze ku ruhande rw'imbere. Hari n'ikindi kibazo babaza bari kuvuga ngo mu mbavu z'ikinyabiziga. Ni ibibazo bibiri bitandukanye. Hano urabona igisoro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisoro cy'ukuri nta kindi ni c. Tuba tugomba gusa n'umweru. Ndizera ko amaze guhitamo c. Ndizera ko amaze kuyandika ku papuro. Utari wagisemo ibibazo biragaruka. Ndizera ko kiramutse kije wahita ukikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa kivuga gifite ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Agafureshi k'umweru mu ruhande rw'iburyo n'akandi k'umutuku mu ruhande rw'ibumoso. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo iherezo ryo gutambuka mbere. Bega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Sega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere, deka ngo na igisoro cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisoro cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisoro cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisoro cy'ukuri nta kindi ni c. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kino cyapa hari abantu babyitiranya ino b bakitiranya n'ino c. b iravuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ubwo bivuze ko ibinyabiziga biri guturuka aho uri kujya ari byo biratambuka mbere, ibiri kuza bigusanga nibyo biratambuka mbere. Ariko kuri c, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Ndakeka ko utazongera kukigiraho kino kibazo urujijo. Hari gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibyo biri kuva aho uri kujya, ibyo binyabiziga nibyo bitambuka mbere, ibyo biri kuza bigusanga. Noneho hari gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe utambuka mbere y'ibyo binyabiziga biri guturuka imbere. N'ikindi kizabikubwira impamvu duhisemo c, ni uko wowe uri mu mweru, bo bari mu mutuku. Mu mutuku bari kumubuza, mu mweru bari kumwemerera. Kandi urabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo, niyo mpamvu uratambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ndizera ko muzwitamo rero c. Ndizera ko amaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Ndizera ko kiramutse kije mu kizamuri gukore mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo itegereze neza, kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose amanywa yose. Rero ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Aravuga ngo hatenyeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza
byabugenewe. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, deka ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari isomo cy'ukuri, B ikaba ari isomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko isomo cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. A ni igisomo cy'ukuri, B ni isomo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Hari igihe umuntu avuga kunyuranaho bikorerwa ntubyumva, ariko yavuga kudepasa bikorerwa ugahita ubyumva. Kudepasa ni mu rurimi rw'amahanga, kunyuranaho bikorerwa ari ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Sega ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, deka ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Kunyuranaho bikorerwa he? Ndizera ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni hari isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisomo cy'ukuri kirimo? Yavuze ngo kunyuranaho bikorerwa, abantu bahitamo B. Wasanga nawe wari uhisemo B. Yego, kudepasa bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisomo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu hano duhisemo D, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ugakorera mu ruhande rw'iburyo bitewe n'umuhanda uri kujyamo, bitewe n'ahantu mugeze. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye, urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Murabizi bino binyabiziga ntabwo byagenda mu nzira nyabagendwa. Bino binyabiziga by'ingabo z'igihugu cyangwa ibinyabiziga bigendeshwa na moteri biriho bino byuma ntamenywa, mu ndimi z'amahanga mubyita ngo antibare, cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntabwo mujya mubibona mu nzira nyabagendwa. Niyo byagiyemo biba bifite uruhushya rwihariye rutangwa n'umwe mwa bano baduhaye. Uwuhe? aravuga ngo polisi y'igihugu. B kavuga ngo iki? B kavuga ngo minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu. Sega ngo minisitiri w'ingabo. Deka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese hano igisomo cy'ukuri ni A, polisi y'igihugu. Ese hano igisomo cy'ukuri ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ese hano igisomo cy'ukuri ni C, minisitiri w'ingabo, cyangwa hano igisomo cy'ukuri ni D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ndizera ko rero igisomo cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisomo cy'ukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, kuko niwe uba ubifite mu nshingano. Ndizera ko amaze guhitamo rero B, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi yabona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Kubera buryo aravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi. B ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo itwawe inyuma y'umukumbi. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisomo cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndizera ko hano igisomo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisomo cy'ukuri, B ntabwo ari igisomo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga n'ubundi abayobozi b'ibinyabiziga. Rero ubugari bw'inzira nyabagendwa cyangwa bw'umuhanda ntabwo buhagije kugira ngo mubisikanye mwateza inkomyi. Rero hari ikintu muba mutegetswe gukora. Muba mutegetswe gukora iki? Aravuga ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B ngo guhagarara aho bageze. C ngo koroherana. D ngo gukuraho inkomyi.
hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, muba mugomba koroherana. Nkunda kubibona ukabona abantu bageze ahantu hari umuhanda ufunganye, umwe asubiye inyuma, umwe agatambuka, n'undi akabona kugenda. Biriya muba mukoze babyita koroherana, ko mugeze ahantu hari ubugari budahagije kugira ngo mubisikane, birasaba ko umwe yorohera undi, umwe agatambuka n'undi akabona kuza gutambuka. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kiyabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Kureba iki? Areba ngo umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwiruka? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa ni muto? Sega ngo umubare w'abanyamaguru, ese aba hari abanyamaguru bangahe? Hari benshi cyangwa hari bake? Deka ngo iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de na iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko nta na rimwe biba byemewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ahubwo ntabwo biba byemewe. Uraca mu kayira k'abanyamaguru, bo babe bari he? Ibintu byose wareberaho ntabwo byemewe, niyo mpamvu hano nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na benye icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ubuhe bugari? Areba ngo metero 1.25, mbega ngo santimetero 30, sega ngo santimetero 75. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo. Ubonye igiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ari wari kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Bibutsa ko kino kibazo bashobora kugihindura bakakiguha mu bundi buryo, bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo metero 1.25, b metero 0.30, c metero 0.75. aho bazaba babishyize muri metero. Bashobora no kubishyira muri santimetero bakavuga ngo santimetero 125, b santimetero 30, c santimetero 75. de nta giso cy'ukuri kirimo. Aho rero ntuzabyitiranye, ikintu bazaba bakoze ni kimwe, bazaba bahinduye ingero ntibizakugore. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b santimetero 30. Ndizera ko uramaze guhitamo b, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora kino kizame, cyane cyane kino kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ubusanga uyu munsi wose barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 9 35 16 26, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kurera ibitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Ikintu ukora ni kimwe, uduha amasaha akunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 35 16 26, tubibafashemo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye ikimodoka wakora iki? Wakora iki? Araba ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, mbega ngo kutayitaba, cyangwa gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ndeka ngo b na c ni ibisubizo by'ukuri. b kutayitaba na c gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine rero baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro.
hano mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka n'iso cy'ukuri nta kindi ni se uba ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba kugira ngo udateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ushyira imodoka iruhande ukitaba telefoni, ahasigaye wamara kuvugira kuri telefoni ukabona gusubira mu kinyabiziga ugatwara, murabizi gutwara uri kuri telefoni ntabwo byemewe, birahanirwa. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira. Hari abantu babyandika muri komenti, hari abantu baduhamagara, hari abantu twandikira kuri WhatsApp, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, nta handi uzajya ugikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ikintu uba usabwa ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda ni ukujya aho hantu hasi handitse subscribe hasa umukara ukahakanda. Iyo uhakaze ikintu cyose nshyira kwa ino YouTube channel aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Yaba ano masomo ngenda bashyiraho, cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, ndetse na kiriya kibazo nkunda gupostinga. Hari abantu bambwira ngo ntabwo bakibona. Umuntu wese wakanze subscribe arakibona ko nyigishyiraho, ahita abona notification akakireba. Kubw'amahirwe menshi yajya mu kizami agahita agisangamo akagikora. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe byabaye nk'umuco hamwe na Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kunyuranaho mu ikoni, kudepasiriza mu ikoni, araba ngo biremewe, beka ngo ntibyemewe, seka ngo biremewe ukoranye ubwitonzi, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri, ikaba ari isomo cy'ukuri biremewe, beka ari isomo cy'ukuri ntibyemewe, se ikaba ari isomo cy'ukuri biremewe ukoranye ubwitonzi. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Kurunyuranaho rero mu ikoni, hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, ntibyemewe. Ntibyemewe kunyuranaho mu ikoni, ntibyemewe. Kubera iki? Birashoboka ko hari intera runaka waba utari kurebamo, hakaba hari ikindi kinyabiziga cyaje, kubera ko utari kureba imbere neza hakaba haje igikamyo, ukaba rero uragonganye nacyo. Niyo mpamvu kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe kuko hari intera runaka uba utari kurebamo. Ndizera ko muzi guhitamo rero B, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'uyu munsi cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Beka ngo guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Seka ngo kunanura amaboko no gufungura amaso no gufunga amaso mu gihe gito. Ndeka ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese uba wakora iki? Murabizi hari abantu bashobora gutwara ikinyabiziga umunsi wose, rero birashoboka ko ushobora gutwara ikinyabiziga ukagira umunaniro utuma wanasinzira. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine rero hitemo icy'ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro. Ese ugomba gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga cyawe? Ese ugomba guhagarara ukaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka? Ese niso cy'ukuri ni C, kunanura amaboko no gufungura amaso mu gihe gito, cyangwa niso cy'ukuri ni D, kongera ubushyuhe mu kinyabiziga? Na rero niso cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ko usinziye se watwara ikinyabiziga gute usinziye? Waba ugiye guteza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, kandi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Hari ikintu uri kubona kiri kugora mu gihe uri gukosora kino kizame, ucyandika muri komenti zose zanyu zose ndazisoma, nkareba ikintu muri kumbwira ngo mbategurireho nkagikurikizaho kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ariko ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 078 9 35 16 26 tukakwigisha waba urose mu gihugu, ukaduha amasaha akunogeye ubonekaho, tukaguhereza kode mu gihe gitoya, mu gihe kitarenze iminota 3 iyo ufite indangamuntu. Ikindi ukeneye kwiga umunsi umwe ugahita ujya gukora, cyane cyane uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha turi kumwe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero
abantu bari gukora ibibazo bikunda kuza mwa bino bizami biba byakozwe, jya urakosora ikizami cyose cyakozwe nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.